muri Cote d'Ivoire hari kuvugwa ikintu bita coup d'etat iko igomba gukorerwa Ouattara sibyo ariko iyo coup d'etat bakaba bavuga ko ari Traoré ugiye kuyimutera ubundi kuki Traoré ashobora gushaka gukorera coup d'etat Ouattara bari ababivuga bapfa kubivuga gusa ari abantu bavuga ibintu bitashoboka ugasanga barifutana nk'ibintu by'ibikino none Traoré yashobora kuvanaho Ouattara bantekereze Ivory Coast ni igihugu gikomeye ni igihugu gifite ubutunzi kandi ni igihugu cy'abakoroni bakoroneje bakiri bo bagihaye bafite n'inzego zikirinda birabyo nabonye batangaza byari byantangaje nanjye ariko basanze kumva ko ari fake news ikintu cyantangaje nuko Ouattara bavuga ngo yareguye kandi Ouattara no mu francophone avuga igifaransa barangije bamugaragaza avuga icyongereza ibyo rero nibyo mpamvu mpfana bino bintu byanyone AI ni ibintu bimeze nk'ibyo basazi haro nibyo kugira ngo abantu bajye baburuje wumva ikintu cyaba ari icyukuri cyangwa itari icyukuri cyihurire kuko nta gisubizo cyacyo kiri hejuru y'usobanuro byawe ariko njye nategereje nabanje kujya gutega za BBC ngo numve ko babivuga za bya kudeta sinabyumva ndavuga rero bino bintu kandi se byashoboka bite yuko byaba BBC ntibivuge aha ubwo rero niyo ko ntakigenda ari ibinyoma hanyuma cyakora cyo nzi cyo Traoré yashobora kwinspiringa bamwe mu bantu muri Cote d'Ivoire nk'abasirikare n'abandi bantu n'abandi batoye n'urubyiruko n'abandi n'abanyapolitike bandi ariko bafite ububasha buvanaho leta kuko hari amatora yimirije agomba kujya mu kwezi kwa 10 sinzi nabaro kwa 5 kwa 8 ibiro nk'ibyo uwitwa Thiam wagombaga ukomeye cyane batavuga rumwe na leta bamubujije kwitoza kuko bamurega yuko atakira Cote d'Ivoire muri Cote d'Ivoire ko Ivoiriye yabaye mu France abanyafrika uziko tugiye dushaka biri turyohera none kandi yaragarutse hambere ngo yasheshe ubwene gihugu bwe bw'Ubufaransa none ubu ni stateless ntabwo afite nta gihugu afite kandi rubanda no rwaduteze amakiriro none uwo nguwo bigaragara yuko bizamugora kwitoza aha ahandi hasigaye rero Ouattara ntabwo yari yadekaraye ko azitoza ariko biragaragara ko nta wundi mukandida ishyaka ryari ryashyiraho bw'ikibinizi bivuze ngo niwe ushobora kuzakomeza kandi nta kizamugora kuko ashyikiwe nabashe uja Faransa nta kizamubuza zitoza Fidel Castro amushyikiye mu gihugu birangire uyoboye igihugu akomeze kugira akomeza ayoborere bari abantu ubwo rero n'ikintu numvise wenda navugira rimwe kikava imuhira rimwe nuko Amerika ishaka kubaka hari ya base ya gisirikare ikomeye cyane igomba urumva hari mu West Africa cyangwa mu cyo bita Gulf of Guinea hariya hose ndetse harimo n'ibice bya Sahel Amerika igomba kubikontrolinga ifite igisirikare cyabo kiri hariya kubigenzura kwa ifite igisirikare cy'imbaraga kiri hariya aho ishobora kuba bibaye ngombwa cyajya ku rugamba kigahangana n'ingabo z'Abarusiya ziri mu butayu hariya bwa Sahel birahurira he nuko hari umugambi umaze iminsi uvugwa kwica Traoré Kapitani Ibrahim Traoré bashinja Amerika kugiramo uruhare twabonye ndetse n'umujenerali muri Amerika abivuga Traoré nawe aramusubiza ubwo Traoré yari mu Burusiya aravuga ngo ababajwe nuko bira bintu bivuzwe n'umwirabura kuba yari umwirabura akavuga Traoré kuriya ntabwo akiri umwirabura na Afrika ntayizi we none hakubise no kuba ari umuniguro bari abo muri Amerika niyazi ntazi n'umuco wabo ntazi niki ariko ibyo umuntu wenda atetaye no kuri ibyo yatano no kuyahana agaciro inyungu Traoré ahagarariye akavuga ati ya muntu n'umusore ahubwo twakabe tumwishimira ahubwo aramufata nk'umwanzi kugira nahavuga ngo zahabu ngo arayikoresha mu nyungu ze ngo arayikoresha zahabu mu nyungu ze bwite ariko rinda ubutegetsi bwe ari gukoresha zahabu z'abaturage arinda ubutegetsi bwe bwite none se we n'abambari be umubajije Abafaransa bayisahuraga n'abandi bayijyana bifasha iki byamariye iki abaturage ba Cote d'Ivoire ba Burkina Faso
wenda kandi kumuburanira data ibyo agenda avuga yuko ari ibintu bigenda akora yishyuye imyenda arakora ibintu by'iterambere kambaze bariya bamurwanya icyo mu myaka y'ubwigenge bwa kuva mu cya 1960 ikiriya gihugu cyigenga hashize imyaka igera kuri 75 cyangwa se 45 imyaka 45 cyangwa se 55 ibayeho imariye iki 65 sorry 65 kiriya gihugu cyigenze cya Burkina Faso ni ikibungutse kuko turabona ntabara imyaka agera mu 3 cyangwa 2 ni ikibungutse muri yo zahabu ko yacukuye kuva kera babakoreye iki so ntacyo numva gihari no kubeshya uwo mujenerali rero twavugaga ari mu ruzinduko muri Kenya aho yakoreye uruzinduko nyine muri kiriya gihugu cya Kenya muri wa mugambi wa Amerika uri gushaka kubaka military bases mu bihugu mu turere twa Afrika twaduhereye mu karere ka Afrika k'uburengerazuba none baje no muri East Africa kaho naho bagomba kwashyira base militaire ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi bishatse kuvuga iki kuri Kenya bishatse kuvuga iki kuri politike ya Kenya? Kenya yari isanzwe ifite base z'abasirikare b'Abongereza buriya bitwaza ibintu byinshi kubera intambara irimo itutumba cyane cyane mu kigobe cya Persi no mu nyanja itukura baza bitwaje ibyo kugira ngo Kenya ibahe base bashobore gukontorora umutekano muri kariya gace no muri iriya nyanja ndetse no mu gihugu cya Somalia bavuga ko kirimo ibyihebe kandi ibyo byihebe ari ibyabo. Urakoze Imana iguhe umugisha. Kabila yaje Goma waba ari umurongo mushya w'intambara uje kongera gututuma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo? No, intambara se yari isanzwe hari ntabwo tutumba ahubwo irahari gusa ahubwo ikiriho no kuvuga ngo kujya hariya kuri ya ruhande yamaze gufata uruhande agomba no guhagararaho. Ubundi no kuvuga ngo yari umuntu udafite uruhande abogamiyeho kuva yafata ubutegetsi akavuga Tshisekedi. Uno kuvuga rero we haraho ndetse twize no kuvuga bigeze hari ibihuha bigeze kuvuga ngo yaraje ari Goma ngira ngo icyo gihe mwabajije ibibazo bigenda basobanurira ambabwira yuko we ari muri booster uruhande yajyaho rwose hari umusanzu yaba ruhaye kubera kubazamurira morale yabazamura morale yabafashije agiye ku ruhande rwa Tshisekedi hari icyo babungutse agiye ku ruhande rwa M23 byaba byungutse so intambara yari isanzwe hari nta kintu gihari kiraho gusa ako numvise kuvuga yuko hazaba kudeta sinzi icyo ashaka kuvuga ariko nk'umuntu wayoboye kandi akaba komanda n'ikifu gisirikare nzi yuko afite abasirikare benshi hariya ari nayo mpamvu bishobora kuba bitera leta yabo ubwoba nko bagenda bafata abantu benshi harimo n'abajenero benshi bagenda afata ndetse n'abanyapolitike abitwa ba Poyo n'abandi nk'abo bamwe baranahunze so harimo ikibazo gikomeye cyane mu gihugu ikintu numvise nuko bamaze kugera hariya ababembe moko y'umurasirazuba bamwe yarwanyaga M23 ari abarimo batekereza gushaka kwiyunga na Kabila kandi kwiyunga na Kabila aho yagiye niho bagomba kujya so rero bavuga yuko ngo Tshisekedi ntacyo yabamariye ngo ariko Kabila abajenero babo bafite bakomoka mu bwoko bw'ababembe ngo babahaye amapeti ngo ni Kabila. So urumva rero abantu bafite iyo mitekerereze nacyo ni ikindi kibazo ku ruhande rumwe ariko ubwo nuko bimeze muri rusange nabasubije icyo baje kumbaza kuza igoma kwa Kabila ndetse hari n'amakuru byagaragaye ko yasuye ikigo cy'imyitozo cya M23 irumangabo handi mahitamo Kabila yari afite ku buryo yari gusubira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mbere yuko hava mu kwa 12/2023 akagaruka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ku mahoro. Ntabwo yari ukunda kuko ya makuru mfite wenda sinzi namwe nabo muyafite nibwira yuko ari ukuri nuko muri Afrika y'Epfo aho yabaga baramuhize leta ya Kongo isabiye Afrika y'Epfo kuhamwirukana
bamubwira yuko kuhaba kwe kubangamiye ituze n'ubusugire bw'imibanire myiza iri hagati ya Kongo na Afurika y'Epfo. Kongo ni igihugu gikomeye cyane cyane, burya nuko abantu batakizi wenda, nubwo kiyoborwa n'abaswa ariko ni igihugu gikomeye cyane ku buryo cyagira n'ijambo rikomeye ku isi, kubera yuko ku butaka bwaho harimo ibintu bikurwamo byinshi. Rero kiba umuntu wese cyabangamira nawe yakibangamira. Urugero, uwashaka kubabuza gucukura amabuye bamwica, ariko badashoboye kumwica nabo yagira ate, yabagora. Yabagora kuko Illuminati niko ikora, ikoresha uburyo bukomeye cyane, ikoresha za kudeta, ikoresha ubwicanyi bw'ingeri zose. So kadusubire no kuri kiriya kintu nashaka kuvuga nayo gutera muri ibyo. Ajya muri Afurika icyo bita Namibia. Namibia niho yarari, ahavuye baramukurikirana, nabo barababwira ngo ntagomba kuhaba kwe bishobora guteza umutekano muke n'ubwumvikane buke hagati y'ibyo bihugu, icyo gihugu na Kongo. Ahavuye ajya mu gahugu gatoya ka Nyarucari kitwa Eswatini, naho ngo yari hasabye kuba yaba hari, ariko Eswatini egari nothing, bashatse no kwamutsinda bamugura n'abantu bakamugira nabi. Noneho biza kurangira igihugu nacyo kitamwemereye ko haba, ajya muri Ethiopia. Barakubwira inkuru nagiye mpabwa. Ageze muri Ethiopia naho abura iki, barabona ibyo banamwakira, baravuga ati no, twebwe ntabwo dushaka akajagari kari iwanyu, nibumva yuko waje aha induru ziraza kuba zivuga. Kandi Tshisekedi ni wa muntu urakara, ibintu bya diplomasi ntabikoresha, ntabikanzwa. Wa muntu naba afite arakaye umwegereye aragukubita igipfunsi nta kundi. N'abari abantu ayobora nzi yuko bahahamutse, ko n'umugabo w'ibigango kugira ngo uzamwigondere ntibyoroshye. Wibuke ukuntu yafashe, yagiye mu nama i Bujumbura y'aba perezida ba East African Community, cyagihe ingabo zabo zari ziri arizo zishinzwe umutekano i Burundi. Bajya inama bayivamo bemeranyije nabo arasinya ibyo bemeranyije, ariko ageze hanze asanga sizi n'abari hanze cyangwa muri koridoro aho ngaho ahura na generali uyobora za ngabo, nawe yari yahaje, nubwo atagombaga kwicara n'abayobozi, ariko nawe yari igikomerezwa, yagombaga kuba hafi ngo ibyo bashebuja bavuga. Aba yasimbutse amufashe mu mashati agiye kumushyira ku munigo. Wowe ugiye gufata generali, yego uri bouncer, ndabyemera, bouncer nayo ntabwo aba yoroheje, ariko general no kumuhumiliatinga muri perezida gusa iki umwanya wagiyemo gusa nejo ukazavamo, ariko he's a general for his life. We ni generali, ni ibintu yakoze, naruhukazi tugakomeza kwitwa generali Mustafa cyangwa generali waruhuze, kandi uramuhora ubusa. Mwebwe ino umugaragu wanyu, ibyo muvuga n'ibyo akora n'ibyo ashyira mu bikorwa, tubaje no kubimubwira ibyo mwasinye ngo yanze kubishyira mu bikorwa, ahubwo wuje kumubwira kuki umuniga, umubwira kuki utarwana, kuki utarasa mu ventura ahirase hawo, nicyo mwemeranyije se. Ubwo rero byatumye nyiri igitekerezo kiri negative kuri ya musaza. Afite umunyacyubahiro, ayobora igihugu, agira ate Imana yazamufasha wenda ikamugenderamo, kuko Bibiliya iravuga ngo umutima w'umwami wa mu kiganza cy'Uwiteka ngo akawugaragura awerekeza aho ashaka. Wenda ishyireza Imana yazagira akora ibyiza birenze uko tubibona, ariko ntabwo ari byo. So rero ibyo bikubwire ngo Kabila yabuze aho akwirwa, noneho ahantu hareba hari safe yaza, wenda kugira ngo ajye mu Burayi yaba ari kure, kandi ashaka kugira ngo nabo kiriya gihugu gikurikirane ibikiberamo, ngo yiyiziye Goma. Oya nava Goma sinza handi naba zakomeza kuba hariya, naba zavuga ati no ahangaha agene hankwiriye, former president ntabwo naba ahangaha, abantu bari abagaragu banjye sinakomeza kuba bamo, azashaka wenda ikindi gihugu yajyamo, ariko icyo gihugu akajya kijyamo akurikirana ibindi bibera hariya. Ndetse byashoboka akajya azana akabasura, kuko amakuru ufite nuko yiyemeje gufatanya nawe. Kugira umangabo rero nka former army commander cyangwa commander in chief w'ingabo za Kongo, hari ingabo za Kongo ziri hari umangabo zari ku rugamba, sibyo? Kandi zagiye hariya barimo barashaka kuzitoza bundi bushya ngo zijye muri mu ventura n'urugero. Ubwo rero gomba kujya kuzisura no kuziha morale no kuziha poli, kuko ni commander ni chief wazo.
nubwo atakiri perezida ariko yaramubaye kandi ashobora no kuba yakongera akamuba. Ibyo nibyo navuga rero byabaye kuriya. Tuvuze ko kuza kwa Kabila ku ruhande y'M23 igenzura atari impanuka ahubwo niyo mahitamo yarasigaranye. Yes, niyo mahitamo yarasigaranye, nukuvuga ngo aho yabaga hose yabaga ko ubuzima bwe bushobora kujya mu kaga bitewe nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamuhigaga kandi buriya wowe hariho n'igihe intambara ikurwanya ikomeza ukayizanamo impamvu zitari zo. Reba cya gihe bavugaga yuko ishyaka rye aho rikorera bahafunze bitemewe no gukomeza risheshwe kwa gukomeza gukora imirimo yaryo muri Kongo. Icyo ubwacyo ni igitero cyamugabweho. Noneho ubundi se buriya agiye akajya muri Kongo bakamwakira akigira mu bye. Niba bemera demokarasi nko babeshya bagenda bazivuga bakamwihora agasura wenda bakamuhamagara mu cyubahiro cye bose bakamugaya mu bundi buryo, ariko batagiye kumutesha umutwe no kugabaho ibitero bimeze kuriya kandi bazi yuko ari political figure, ari umunyapolitike wenda uzwi utegetse imyaka 18 igihugu, ashobora kuba yagira icyo avuga, ashobora kuba yavuga ari kumvikana ne household name. Buri muryango muri Kongo nta muntu utazi Kabila. Rero niyo mpamvu ubu ngubu bashotswe bagatangira kuvuga ngo Kabila ngo ni umunyarwanda. Ariko se umuntu aregwa ibintu kuvuga ngo ni umunyarwanda se rero ko umunyarwanda kimaze kuba igisebo ku isi ko ni umunyarwanda. Kuza rero kwa Kabila kwiyunga na M23 cyangwa se na FC M23 no gukomeza uruhande rwa politike rwa M23. Nukumva yuko M23 ayibogamiyeho already ariyo ayirimo. Sinzi ntabwo numva ntacyo yari yavuga declaration tutegereje ibyaza kuvuga mu itangazamakuru. Sinzi yuko ari cyo yakugeza ubugene ntawe kubibona, ariko icyo nibure ko azajya kuva hari icyavuze ngo azatubwira imigabo n'imigambi, ariko za intego 12 yavuze yazivuze agaragaza cya gihe bavugaga yuko bamufatiye bamuvanyeho ubudahangarwa. Icyo ubwacyo ni igitero cyakurikiraga gusesa ishyaka rye, cyakurikiraga kujya mu rugo rwe bakarutera hejuru bamusaka n'ibindi bimeze nk'ibyo. Ariko nkaba nibwira ko biriya bintu bamukorera aribo bamuhase cyangwa bamubangamiye kuba yafata n'icyemezo cyo kujya muri M23. Nibyo yavuze ajya kuva hajyamo ajya gusura M23, ibyo yavuze ndibuka yuko ubyibuka ngo yatangaje ingingo 12 azivuze mu Gifaransa, ntabwo nabona babishyira ku rutonde ngo bikurikire neza. Ariko ibyo yavuze ni hari ibyo bivuze ngo hariho kudeta izaba muri Kongo. Ubwo rero mu byo yavuze byinshi kwari ukunenga imikorere ya Tshisekedi. Nanjye nkubwo yuko ugenda umuntu w'umuturage wo uciriritse, ariko hari ibyo nenga nk'ibyo nabonye yakoze i Bujumbura ntabwo byanyubatse kandi ntabwo ari ibintu wenda byamugwiriye murari nk'abo ubuzima bwe, bikaba atari byiza ku muyobozi kandi ushaka amahoro, cyane cyane yuko yasinye ibintu nazira nariya mushyikirano bagira kandi atabirimo nk'ubu ngubu uruva yuko ategura intambara. Intwara arazana n'ibindi byinshi cyane, abamasineri b'ababirigi n'abakingo baraje. Numva rero abandi bagomba kuvana muri Amerika y'Epfo nabo ngo bamwe barumogi ariko ntibari baza. Ari n'uwambwiye ngo ntibazaza, sinzi ibyo bigira. Kuba Kabila yagiye kwiyunga na M23 kandi ku butegetsi bwe aribwo M23 yahuye n'ibibazo bikomeye, byo ntacyo byaba bivuze. Biriya nabyo ni ikindi kibazo cyihariye, ariko hari ibintu bigomba kumenya. Hari inyungu n'igihombo. Hari ikintu ushobora gukora kuko hari inyungu cyakuzanira, kabure naho ubwacyo cyari kigeze kukubangamira cyangwa kikakugirira nabi. Ariko iyo ushobora kugikoresha mu bundi buryo, numva wenda ari uriya murongo bafashe.
kuko amakuru dufite abantu benshi bo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyekongo mu gihe cya Kabila benshi barishwe